kandi naje numvise umumotari baravuga musoroba yibye amafaranga akuze ibyo bintu barengeje ariko nyuma yo kubyumva ku bamotari nta kabido wabonye soroba ari gusya agiye gushyira amafaranga mu kantu gutya none se abanyiri ubukwe bose nabarebaga nyine warakabonye nabibonye karagatwiko ariko mubwe naje baza gutwikira mu maturusha wa mugana abakobwa mwihagarara mufunge ibintu byanyu mu byimane murebe ko bose bashaka ficha wiki babi byimana ntabwo ushaka kubyimana genda nose ni utabishobora ariko abandi babishobora reka twimane abahungu tureko basi bashaka sebe ureka nkubaza ni gute wumva ko umuhungu aba ari ushaka ibintu gusa ngiye natabishaka none se nakwima kandi mbishaka wakifata kuko nambabarira da ibyo ni itegeko ry'Imana uri muri icara Imana yavuze ngo mugasanga Imana igitubabarira ngiye mu bintu nego muramunaniye oya ntabwo wananiye ngiye ndavuze ngo umubiri n'undya nzabitanga nanjye nibohure mwese ngewe ko nihayine ko nta muhungu nzongera kugira nta muhungu nzakutarongera tutaraba nabira kunani gutabira kugira pe ko nihayine ko nta muhungu tuzabona tutaraba kandi maze imyaka myinshi n'ukuri Imana twese n'ubundi reka ndamubaza ko hari igihe ushobora kwima n'umuntu n'ubundi kahita yigira kwirebera icyambere iyi nama turi kujya ntabwo bose bayumvira buriya dushobora kujya nama njye nawe cyangwa se twimana tukabihombera abandi hanze batanze byashyushye nyine tugashiduka abandi babonye abagabo twari tugituranya ye reka maze nisurize abamotari guys welcome back to our channel inkuru z'abamotari ninkubwira ngo nimba ikintu kigezweho muri iyi minsi ni inkuru abamotari turabakunda abamotari muri abantu mugenda mutuganiriza urugendo rukaba rugufiya mana abamotari iyo nyine kugira ngo tubafungurire channel tuyite abamotari n'abashuti banyu abamotari abashuti wakundana n'umumotari kubera umuntu ndakubashije nangize mu gihe kugira nk'abandi bakobwa uramubaza ngo ushaka gusimba ngo ukuri ngo sinkunda abamotari kaye ariko we amubaza hari izindi nkuru z'abamotari nabo ari ufite agakuru k'abamotari kandi naje numvise umumotari baravuga ngo soroba yibye amafaranga akuze ibyo bintu barengeje ariko nyuma yo kubyumva ku bamotari ko nabonye nyir'ubukwe we ubwe yari kubyemera yavuze soroba se niyavuze soroba ariko yavuze umuntu ariko natwe icyo nta kabido wabonye ntabwo yagezemo mentioning nta kabido wabonye soroba ari gusya agiye gushyira amafaranga mu kantu gutya none se abanyiri ubukwe bose nabarebaga nyine warakabonye nabibonye ariko njyewe naketse ko reka mubwire ibira bintu ntabwo nabyemeye soroba ntabwo ari umujura oya ikintu ngo byanamubabaje ngo kuba ngo soroba aramwibye amafaranga ariko ntabwo soroba ari umuntu wakwiba ariko Miki ntabwo yagezamo avuga ngo ni soroba ariko arega aho rero turi ko byivugira urumva ariko amashusho nimba umuntu ari kuvuga umuntu tukabona ishusho n'ubundi y'uwo ari kuvuga n'umuntu wakuyemo amafaranga ni soroba ubwo nyine ubwo twabonye ariko nanone biriya bintu njyewe ndikumva atari kuko soroba n'umukire soroba afite amafaranga urabizi neza ko afite soroba afite amafaranga urabizi neza ko afite amafaranga amaze kubyibuha soroba uramuzi ukiza muri sinema erega ufite azongererwa nta muntu ujya ugira amafaranga ngo yumve ko ayo afite ahagije aba yumva ko abonye n'andi nk'uko basoroba n'abakomedi bashobora kuba ari agatwiko rata nawe ntabwo nabyemera ubonye kuramo amafaranga ukuntu Miki naga barasetse ni agatwiko aho barasetse kuko babonye bisekeje ni ukuri abo kuki Miki byamubabaje ayebwo nawe wasanga yarabivuze kuri ari agatwiko gusa ubwo reka kubwira ubu biriya bintu koko gusa none fiye kamubwira hano ntukurere byaratwerereye ntabwo ibyo ngibyo nigeze mbyumva bivuga ariko ashobora kuba narabyumvise njye bikabivuga mbona no yaterereye oya ariko reka nkubwire ibyo by'ubukwe byo reka nkubwire nanone ngewe nzi umuntu
w'umushuti wanjye rwose twatahanye uretse ko nteri iyo story uretse no mu bukwe no mu rusengero ariko ngo abantu bajya gutura bagahita bakora bakagenda gutya agahita azamura bakunzi bacu mu rusengero hose nabitinyuka ariko reka nkubwire n'ahandi wenda nshobora kuba namutwerereye sibyo kwa kundi umuntu aba yishakira agafoto n'abageni akaba n'amafaranga afite kwa kundi bajya gutanga amafaranga mu rusengero mu gaseke ukavuga tereka ya kano gafoto ujya kukarya naribuga ngenduka usunyibutse ubukwe nagiye ukamusoza ukababwira uti mwihanga bizagira urugo rwiza naribi birahagije hanyuma bigahura no kuba amafaranga oya wenda ibyo nyine hari igihe umuntu aba ashaka agatwiko byo byonyine guhaguruka akagenda agasuhuza abantu abageni akagira ate akereka ko nawe yitanze hari abantu bakunda agatwiko si uretse amubwire usunyibutse ubukwe nagiyemo nta muntu bukiyo ntara ubundi mu bukwe hari mubwire sinjye muri ubwo bukwe hari umukobwa twe twabaye inshuti ntabwo nibuka izina rye neza kwa kundi umuntu muhurira mu bukwe gusanga muhuje vibe hagize ko n'abakobwa noneho duhinda abizi byonyine mu nzu gutya bibiri byonyine inoti imwe akora inoti ebyiri aje ndetse koko wambaye twita kuvunjisha ari hanze nende tukamana ukamegihumbi tukase tukajyana kuko hari igihe umuntu aba inshuti abantu banabizi ukuntu muri inshuti ukabona abandi nibajya kwitanga wowe ni witange uvura busebye nanjye nashakaga ifoto kuko narebye ndavuga se ninjyanze kuvunjisha ndaza nsanga byarangiye shafi ndareba mbona birago uzi no mukobwa yakoze narahagurutse ndagenda na nyine narebye ndavuga ndasanga byarangiye kare yitanga ko na moto yakibiri mu kugaruka nahuye nawe mukobwa agiye gushe n'amafaranga wibaza hana amafaranga yakuye nyuma garutse ngo yambwiye kugenda n'abatsinda nta kintu nashyizemo nta kintu nashyizemo ariko wareka twikurira imivugo ibaza nawe umuntu agiye kukugira agiye nko kuguha ikintu akaza kugira gutya agashyiramo gusa ngo ni ukubera ifoto gusa wiyerekana nawe gushaka kwigaragaza ukuntu hari abantu bakunda nyine ifoto avuga ati ariko reka nkubwire usibye yo gutwerera umuntu agatangira yishyana kandi kutingenze tangira 1,000 uwambere we umunwa wenda ndiye we mana ariko uyu muntu umuvuze reka nkubwire agahinda kaza reka mwana abantu bagenda bakandika umuntu wo muri group Yesu we yaragiye aritanga we ariko nyuma mu bukwe naje kumva ukuntu nta n'icumi yatanze nyiri ubukwe yarabinyibwira ngo tumike habe ariko ngo abantu bandika group namwe tubanenge kano kantu ni bagira ngo kuki bagiye gufonda group tuvuge nimba ari ingi mfite ubukwe uri inshuti yanjye ni wowe washyize abantu muri group nkahita nkubwira ngo rero wowe nuriya ngende muri wese agenda yandikaho 50 yego cyangwa wese agenda yandikaho 200 abagira ngo batera abantu imbaraga nabo bitana no uzi ikibazo duhura nacyo rero wa muntu ufite inote ya 5 ntago aziyandika kandi nawe ndi wanditse 1,000 yuko kuna byiza nawe ndi wanditse 1,000 ntabwo azatanga ariko reka ngusetse ngewe rero niyo waba wanditse 500,000 cyangwa miliyoni zingahe mfite gahunda yo kuguha na 2 nyita mbishyiraho umunsi ya kandi ya miliyoni safi wapi ego mwami mwana iyo muri iyo group bose muziranye uravuga se ndandika kibiri ndandika bingahe ubu nusu ubuzima bwanjye ngewe reka ngubwire oya ikibazo dukunda bigira ariko hari abantu wiyemera ugatuvuga uti reka nyite gushyiraho ndaka 50 ubwo nabasanzwe biyemera nyine ndahumva ngo ndajya kwitanga ibintu nazashobora gutanga habura amezi nkabi ayo mezi ntabi ntaga azashira ntarayabona manani harinda hagera uziko ngiye hari n'igihe nadashobora no kwiyandika ngiye muri group kugira ngo byemere neza kwa ko mba niyizeye ko udufaranga twanjye dushobora kuza cyane tuze mwayabona cyangwa se nyabone ubwo rero awe mwese mutiyanditse ariko ikintu cyanunguye ni ukwibuka kubona umuntu w'umugabo ukuze agatanga amafaranga akiyandika nako nubwo yatanga ukagira ngo yaratwitse koko oya twebwe reka tubanze twanangiriza bano bantu bandika nabo bajya bashyiraho ibintu byo kuza mutera ubwoba mutangira ngo 300 ngo 200 ubundi tuba tuyobewe se n'ubundi kanga ngomba gutangwa ntabwo bayatanga bari byo twe tuyatanga noneho bikarangira twiyemeye nani natanze amatenga ntabwo ukiyemera 50 ndayafite 100 ndarifite oyabwo igifuko cy'ikiro 50 baranse kapikiro nangije arabura amezi abiri azagira nayabona ukwezi kugakubita wakwezi kwa kabiri ukajya kugera utarayabona uzi ikintu itukora igihe wowe ufite nk'inote ya veni kavuga si kuko baranseka nariyemeye bikarangira utanatwerere ugahita uvuga ngo no mu bukwe sinzajya bikarangira utagiye agera uko ntagiyemo uwo muntu ngiye mfite gahunda yo kumutwera reka nkubwire inkoko itera uko niyo yayingana
bakunzi bacu rero ibintu byo kwihagararaho mu mbaga byo ntabwo nabishobora nimba nzi bya kibiri cyane nakiguha bitanu byanjye nkabiguha kuko nabitekereje ubwo nagutwerereye umenye ko nayo cyangwa umenye ko natapanze kugutwerera rero ntabwo ngiye gutinya ngo abantu n'uri twaje kubimenya yuko mwega mwitanga mugashyiraho ngo za 500 za miliyoni hejuru tukagira ubwoba n'uri nayo mwatanga ahubwo tuzadushyiraho igihumbi cyacu dufite bituma nawe ndarufite kibiri yanga kugitanga kandi yaragifite bigatuma ataza mu bukwe agatangira ngo yabuze tike yagahimba imitwe nanjye ari ubukwe ntagiyemo kabisa kubera iyo mpamvu yo kwiyemera ubukwe nafite umurore reka nkubwire noneho abantu bo mu bukwe nabo hari igihe abantu bakoze ubukwe hari ukuntu batwika wari wumva aho umugeni akwisabira gutanga impano nta n'ikintu ufite ariko nta bantu dukunda ariko si ubundi ifoto zarikora hari igihe ubizi neza ko inshuti zawe wenda ari abakene ariko ukavuga uti nubwo uri umukene ntuzabura 500 yo gufunga ka kamverope kakanyagakarito keza cyangwa igihumbi uzajya dugafunge nushaka ushyiremo biswi y'100 buri wese zaze akanya impano ariko fiye rero reka muri gatoya tarajyaho kure abantu turi bari ese ubundi kuki umushuti wakora ubukwe nt'imana nimba ubizi ko nta mugiye nayo mfite ariko kuri reka ngubwize bishoboka uwo muntu reka mbaye mubwire impano ntabwo ari ngombwa bewe reka ngubwire ukagura akazizi niyo ngenda ukagura agaswime se bewe reka ibintu nk'ibyo ngibyo reka imikino wamfura amafaranga arabura tega amatwi reka mbaye mubwire oya ntabwo ari ukuvumba hari umuntu yaranumye nyine n'uwo muri famiye umujama nyine uri aho ngaho nta bushobozi burenze afite ari aho nyine arasanzwe yakoze ubu uri kumva turamutwerereye bisanzwe nk'umuntu nawe ufashe itike uravuga ati ngiye mu bukwe ubwo agatike waje wakabariye uri kumva wenda nk'abantu hari ukuntu nyine uvuga ati iyo ngaho niyo itike nta kundi ndagenda nta yandi mfite kubera ko n'ubundi muri ubwo bukwe n'ubundi noneho banakubwiye uti ubwo bukwe ufitemo urakora muri serivisi ukabujyamo none se ndakubaza uwo muntu aramutse akwatse gift n'itike uri waje ku manywa tega amatwi waje ku manywa itike biraza gusaba moto ibiki byose itike iraza kuba yikubye waje mu gitondo nutaha nijoro itike araza kuba yikubye ubwo ni ibibazo ni haso urabutekereza n'ibindi nawe uri gukora indi mafaranga ubwongerewe yego umuntu ahise akubwira uti mumbabarire mushaka ukuntu muze kwiyerekana utanga akantu k'akagifuti rero fiye oya shafi ari igihe manu ari igihe ubona nta nshuti ufite cyangwa inshuti zabona nyine ibyo twarabyumvise ariko kubese kubaze wari wajya mu bukwe mu gihe cyo gutanga impano ukabura abantu ukabona nta muntu umwe gusa ajya gutanga impano uzi ko wowe nk'umuntu waje isoni zikwica kavuga usuku iki naje mbokoboko guys mureke natwe abantu twisubireho umuntu arinda kubinginga akababwira ngo muzazane ngo gift irimo igikombe cyonyine kubiriki ufasha umuntu niba ari inshuti yawe ukamuzi oya shaka tugiye dushyigikirana nawe ukaba ukuzabikenera ibyo nzabikenera ndabyumva ariko nabibamenyesha mbere ntabwo nabibamenyesha uwo munsi w'ubukwe nose nk'umuntu wanjye nose ko yabimenyesheje nk'umuntu wanjye yambwira yamamagara akambwira uti bari abavandimwe nyine nk'umuntu nyine uba wisanzuye mu bana bo muri famiye nyine urungano ahubwo iti wowe koranya aba bana banaba niyeranje mbere y'ukuntu ku munsi w'ubukwe muzankorera akantu nkako ariko se nimba yarabimbwiye nta n'igihumbi bikansaba ko njya kuguza nyine si inshuti yawe se nicyo utakora ku nshuti yawe sipaka inshuti yawe inshuti ni inshuti ariko kubarisha ibintu utapanze ntabwo ari byo cyangwa se ubundi se kubera icyo ujya gukora ubukwe ubundi ba mugani bagiye bagakora ubukwe ari ugusezerana gusa bikarangira reka nkubwire njyewe ubwo ibitapanzwe aho ngaho ntabihari wabonye wa muntu agiye gukora ubukwe bakarara wa mutipa akabeshya umusore wa musore agakoresha umukobwa ngo afite inzu narabyumvishe nijoro muri rashaje ngo akagamba bereka ngo ni hariya umukobwa baragiye baramupima umukobwa ajya bambwira ukuntu bafite inzu niba rero agumiwe niba byari byaragiye ariko abagabo baranabuze bamutuze bazi kugira mutipa akubwire ngo mfite abagabo barabuze ku buryo wagenda uvuga ngo ngafite inzu ngo urimuka ukajya mu murenge ukajya we ngo byarangiye ariko uvuga ngo mume divorce none
ataranamurana rimwe di dore ikibazo uwo mutipe ashaka kuvuga ko nanga n'umukobwa batarigeze nta n'umwe agiye gusura uwo mukobwa n'ubundi uwo mukobwa akajya abwira umukobwa ati tuzansure umukobwa ati ntabwo nzajya atazansaba nzamuha kwijoro ry'uko ndaza nigirayo n'intekere sekonzi k'abagore cyangwa se ukaba bagiye bagasasa bagatunganya icyumba none hoye ntago ari ubukwe buriya wari umurenge buriya ntago ari ubukwe kandi bagiye mu rugo bagiye mu murenge gusa bagomba guhita bataba bakajya mu rugo bakitaye nyine we bapanze umurenge nta bundi bukwe bo bapanze umurenge gusa niyo mpamvu ibyo byose bitigeze bibaho ariko nanone iryo joro twajya mu murenge ko nibyo twari umurenge atari ubukwe se bakabagiye mu murenge nava mu nakwitegura twararanye n'ubundi murana mu iki taratara umugabo gusa ubwo nabwirwa n'iki none se ngo bahobagije ubwo twararanye wenda nese ndika nkumeze ubundi mwararanye ujyana urufunguzo gusa ubundi bamugana nese ndika nkumeze aiga reka mubwize n'umuntu mupanga kubana utaza kuzaba mana nyiringa bareka mbanze oya uzagenda ryari ni murebye no muradukorera umuhungu arakora mfite inzu ndagiye uwo mukobwa yaravuze uti singenzi umukobwa uzakora mariage nyine nta ibindi ibyeje ukivuga ku by'ababyeyi mwababyeyi mwe namwe mutubabare muduha agahenge ibintu byo kuvuga ngo urashaka ryari ese ubundi tuzaza twirongora tuzaza twirongora koko ko tuba dutegereje oya umubyeyi nagamuhoye ageze mu myaka 30 akiri mu rugo aracyakuri byawe tuvuge yuko umubyeyi akubwira gutyo arambiwe yuko uryiwe none nisari kindi nese kujya kurongorwa kwa bazo mukira ngabwira hoya nukujya umubyeyi umubyeyi abashaka oya umubyeyi abashaka umwana we ajye nawe afata umuryango nyine akora umuryango amuheshishe ntago bivuze ngo buhaze ko yewe data we yakaba tugiye kuba kandi byarahenze urahuri oya we twaba dukabije umubyeyi muzima akakubwira uti mvira mu rugo kugira ngo ibiryo oya nose n'ubundi ko ushobora kuruvamo akajya kugaburira abahana mwanjye w'ubu usigaye mu rugo njyenyine ndaruva ukabambwira uti genda shaka umugabo umubare umbwire ngo nashaje gushaka umugabo ava mu nzira kandi n'ubundi byarenga akajya kugaburira abo hanze ntabwo ari iyo mpamvu rero ntabwo ari ukubera ibiryo ahubwo abagira ngo abana be nyine bagura umuryango kandi akenshi noneho ku mukobwa naba n'umuhungu ku mukobwa baba bafite n'ubwoba araza akora urugo akora umuryango mu wundi muryango arakorera umuryango mu muryango wanjye arabyara ahetura abana nyine nk'uko nshobora kubyara nkabyara mu rugo 2 3 4 ndi mu rugo none si umuryango mu wundi nyine nabamoze umuryango nyine noneho ku bakobwa baba bafite ubwoba ariko ntabwo ari ukubera ibiryo kugira ngo natwe dufate famiye zacu tugire ariko ubukwe ababyeyi bacu mutubabare mu mana yanjye ibyo bibazo biri kugenda biba mu bukwe ngo nasabye impano ku ngufu nizo pressure zayo mwega batugaga dukora uko tutabipuraninze mutubabarire bigatuma tujya kwiga kwitwere dusaba inkwano ku ngufu nazo tuzakora rero bakunzi bacu ni ukuri abamotari ariko hagataho ariko noneho ngo mfite inkuru ngo abamotari bo ngo barambanye ntabwo bagishaka bisigaye byaroroshye gusaba ibintu yego hari umumotari kwisabira nyine ngo bikarangira hari umumotari yarantwaye arambwira uti reka nkubwire nimba hari ibintu bitakidutera stress ni ukuvuga ngo tugiye kubaka wisabira umukobwa cyangwa nurinde unanamusaba akakwihera rwose cyitwa Narise nini cyane kirwa gikora iby'imometret agikireba nabikire cyitwa Narise ninde cyaravuze uti rero mwabakobwa mwigwa musakuza mu mwabuza abagabo ngo abahungu bose babariye birangira bigendeye mwebwe mwahagaritse kubahamagara ko batazashaka nese uragiye uramusuye maze icyumweru uragiye uramusuye nanjye nibyo yari ari kumbwira uti ibintu byo gushaka nta stress umukobwa araza akagusura akakwita icyumweru akanakwisabira ahubwo sinjye no kuvuga gusura ahubwo utinye ntabwo ndi kuvuga none ntabwo ntekereza ko gushaka gute wa mugana abakobwa mwihagarara mufunge ibintu byanyu mubyimane murebe bose bashaka wiki babyimaranye ntabwo ko kubyimana
ngenda nose niba utabishobora ariko abandi babishobora ngenda reka nabishobora twimane abahungu tureko basi bashaka kwimana twara twese n'ubundi reka ndamubaza ko hari igihe ushobora kwima n'umuntu n'ubundi kahita yigira kwirebera icyambere iyi nama turi kujya ntabwo bose bayumvira buriya dushobora kujya akanama njye nawe cyangwa se twimana tukabihombera abandi hanze batanze byashyushye nyine tugashiduka abandi babonye abagabo twari tugituramye babonye ye bababona babakura reka ngo tuvuge yuko aba bantu bose bari gukora ubukwe aba basitari bose bari gukora ubukwe batabitanga ni igihe batarabanje kubikora se ngabwe byashoboka ese uyu mukobwa bajyanye ngo babandi njye numva ngo bahuye ngo umunsi umwe ngo bamwe bavuye hanze ngo bahita babana ubu ngubu umuntu avuye muri Amerika ngo mwarateretanye ngo mwahuriye ngo rayiningi ibiki byose araje muhise mukora ubukwe tuvuge yuko nta bintu byo kubonana biba byabayeho oya fiye hari abantu bagira nuze sabo principe bagenderaho ugasanga umuntu cyane cyane nk'abadive uraga umuntu ngo gupfa rero nama akubwira mu biki nuko reba brese agira principe abadive none utazana ibintu nese tikamubwi oya utazana ibintu by'amatora none bigahugurira muri brese ngewe ko nihayinigo ko nta muhungu nzongera kugira nta muhungu nzakutarongera tutaraba nabira kunani gutazana kugira te one intego ko nta muhungu tuzabona tutarabana kandi maze imyaka myinshi n'ukuri ibintu byose reka tubyishyiramo reka wihaye intego kigiye kubitwara buri muntu nizamurye utazishinga beura ngo yihaye intego nawe ukayigenderaho ukarara iwanyu mpaka n'imyaka igashira oya nize ndibana n'ukuri tubimye basha n'ukuri kw'Imana igo nese ko ari nuwo wa nese ko wa matari ntakubwije ukuri tega amatwi noneho ngo Sodoma ngo haraho banzu bajya ngo ituru n'ikibiri none se ko reka ngo baze ko hari uwo wa akahita yiba byose akahita bivamo akahita planinga kushaka cyoko none kugira inama bakobwa ngo batanga oya ntabwo ariyo nama ndi kubagira ariko reka nkubwire njye ntabwo nzishinga wowe ngo wimye abantu wowe uzatanga uko byakabaye si nkuko utanyishinga ngo nemye abantu uri kumva ntabwo nakwishinga ngo wahaye umuntu ngo arakwanga ngo ibiki ni nkuko njye namuhanjye akankunda akahita ava mu byo akanshaka kumva njyewe rero ibyo ngibyo nanjye kamubwire rero nanjye ndi umuhungu mbona icyo nshaka igihe ngishakiye nanjye ntabwo nashaka nukuri nugutereta umwana n'ikiza cy'abaho muri basaza ku myaka 50 abagifite akana k'imyaka 20 atendeka ya ejo yagaga agafata kandi oya reka nkubwire ibyo ngibyo bitekereza babasore nyine bagishaka kwiryohereza hari umusore badashaka stress ahubwo badashaka stress hari umusore uri tayari badashaka stress yewe nshaka kubaka urugo nkabyara nkagira famiye ngo waba ari umusore uri gutekereza neza noneho hari undi uba ushaka kwigirira hanze kubita byose ndetse igitekereje kandi bose basigaye bafite abana njye ngo nkukuze abakobwa bose usigaye usanga bose bafite umwana abahungu bose usanga bafite umwana abana usanga afite umwana none se amaherezo azaba none ko nkubaza amaherezo azaba kwimana none se nimwima mbishaka se nzakora iki ese cyaki cyatumaga abahungu bashaka imbere imyaka 30 asaga umuhungu yaramaze kuba tayari nese cyari se beureka nkubaza ni gute wumva ko umuhungu aba ari ushaka ibintu gusa njye natabishaka none se nakwima kandi mbishaka wakifata kuko nambabarira da ibyo ni itegeko ry'Imana uri muri icaye Imana yavuze Imana igitubabarira kubera ko nyine ibya none se ubu reka nkubaza abantu bose bakora biriya bintu none se baba bayoboye ko ari ibyaha nyine bari gukora ibyaha umubiri uba wanze ngiye umubiri ntabwo waramunaniye oya ntabwo wananiye njye ndavuze ngo umubiri n'undya nzabitanga nanjye nibohure nabyo kwangurira kw'Imana kugira ngo cyose ndimana kugira ngo bigende wibabaza kugira ngo batazaba ngo nzabone umugabo ushobora kukimana n'ubundi bikarangira noneho bikarangirira rimwe bakunzi bacu reka mbabwire imbere ko tugize ikintu kingana ariko Soroba nimba bari warabikoze koko warugambiriye kwiba ntabwo ari byiza nimba warugambiriye gukina Jemba numva ari no comedy ushobora kubikoza Jemba numva ari akantu kari aho ngaho nabintu byari nka comedy rata ntabwo uramutse kwiyabura bitamba ariko none niba yarayafashe ntabwo yabura si bitamba yakuyemo yara yabonye gutu oya karagatwiye ariko noneho hagataho n'indi mikino gira hari gabikira imikino yo mu bukwe bro
misiyo mu karagatwiko ariko mubwe ntabwo baza gutwikira mu maturo sha amafaranga wo nose katabe ngo wanjye ngo mikingo yaragiye kubivuga mikingo yarababaye ngo yaragiye kuvuga ngo garuka yarababaye atamugaruye ngo shase kubivuga nyine ariko ngo agaramuvuze ntabwo yamuje ngo bazaramubujije ngo yaramubujije urumva ko byamubabaje rero umuntu ari kugaruza yataze mu mana yanjye uyu mugabo wasanga yarayakokoye Saroba no kuri niba ari byo ariko niba byaye na comedy uzi bidusobanurire basi na comedy mu bukwe bw'abantu wana